nongeye kugusuhuza kandi nongeye kuguhereza ikaze wo dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka kuri icano. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe amagambo ageze ku 10 ushobora kuba wabwira umukunzi wawe mbere yuko uyu mukunzi wawe ajya kuryama. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko kubwira amagambo meza umukunzi wawe mbere yuko ajya kuryama ari ingirakamaro, kubera yuko araratekereza ku magambo meza wamubwiye bikamufasha kumera neza ndetse no kwibagirwa bimwe mu bintu aba yagiye ahura nabyo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Kubera yuko ubuzima aba yiriwemo bwo gushakisha, hari byinshi cyane aba yahuye nabyo, ariko iyo ubashije kuba wamubwira aya magambo bimufasha kuruhuka neza kugira ngo mu gitondo abyuke ameze neza. Ikindi kandi nakubwira nuko aya magambo 10 y'urukundo ngiye kukubwira nuyabwira umukunzi wawe mu gihe azaba agiye kuryama cyangwa se mu gihe muzamuryamye mwembi, ibi bizatuma asinzira neza. Nkuko bisanzwe rero turahera ku ijambo rya mbere tugenda turasoreza ku rya 10, ariko reka mbanze nkwibutse yuko igihe cyose mbere yuko dutangira tubanza tukakira abantu bashyashya kuri no kugira ngo tugendane tuziranye. Umuntu mushyashya ni umuntu utarakanda subscribe. Niba utarakanda subscribe rero uyikande nonanga kandi wibuke gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro gitambutse anga ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Reka duhere ku ijambo rya mbere tugenda dusoreza ku rya 10. Ijambo rya mbere uzamubwira uyu mukunzi wawe akarara neza cyangwa se agasinzira neza ndetse mu gitondo akabyuka ameze neza, nuko uzamubwira uti nta wundi muntu nifuza kuba ndi kumwe nawe atari wowe. Ndifuza ko wagumana nanjye ukangundira kugeza asinziriye iri joro. Iri jambo nurimubwira azarushaho kumera neza kandi azabyuka ameze neza. Kandi ikindi ntabura kukubwira nuko urukunda gukunda nabwo ruziyongera kubw'ijambo ryiza uzaba umubwiye. Erega burya Imana iguhaye umukunzi ntago ibimuguhaye ngo rekera aho ngo wicicikire nkaho wageze iyo ujya, ahubwo hari ibyo ugomba gukora kugira ngo uyu mukunzi wawe umugumane. Ibi bintu rero ugomba gukora, ugomba kugerageza ukabishakisha kugira ngo nyine ujye ubasha kubimukorera, mugomeze kumukundane kandi murambane, urukundo rukomeze rwogere. Reka tudatinze tugende ku ijambo rya kabiri uzabwira uyu mukunzi wawe. Uzamubwira uti muri ubu butumwa naguhaye urukundo rwanjye rwose, nifuza kuba naguhobera nkagusomagura iyi saha. Nkuko bisanzwe kuri icano yacu murabizi neza yuko ibintu byacu ntago bijya bitinda, ntago turi butinde, turakomeza tugenda dukora. Tugeze ku ijambo rya gatatu ushobora kuba wabwira umukunzi wawe akarushaho kumera neza, agasinzira neza ndetse akabyuka neza, ndetse iri jambo rikabasha kuba ryamwibagiza bimwe mu bintu aba yiriwemo mu gihe aba arimo kugenda ashakisha ubuzima ahantu hagiye hatandukanye. Rero uba ugomba kumwakiriza amagambo meza kugira ngo arusheho kumera neza. Irya gatatu uzamubwira uti ndifuza ko twarangiza igicuku tuganira tudateze kurambirana kuko uri ibyishimo byo kunganiriza. Tudatinze reka tugende ku ijambo rya 4 ushobora kubwira umukunzi wawe mu gihe agiye kuryama mbere yuko aryama cyangwa se mu gihe mwaba muryamanye, ndetse iri jambo mu kuba yaryumva rikamutera kumva ameze neza bigatuma asinzira neza ndetse mu gitondo bugacya ameze neza. Irya 4 uzamubwira uti nicishije bugufi ngo nereke umwizanjye kuri iyi si ko mukunda cyane kandi mwifuriza kunyurwa n'iri joro. Inshuti yanjye nkunda rero, mbere yuko dukomeza n'ibindi bitanu bisigaye, reka mbanze nkubwire ngo niba iyi video wayikunze kanda like kugira ngo n'izindi video zimeze nk'iyi ngiyi zizajye zitambuka kuri icano uzajye ubasha guhita uzibona kandi uzibone mu bambere. Ikindi kandi niba wumva hari icyo yagufashije kandi ukaba wumva yagira n'ikifasha abandi, wafasha ukayisangiza abandi mu magurupe urimo. Reka dukomeze n'icya 5, ariko ntuze kwibagirwa gusiga comment aha hasi abaye ari igitekerezo wifuza kuduhereza cyangwa se ari cyo wifuza ko twazakubwiraho muri video ikurikira, watwandikira nta kibazo, biremewe. Icya 5 uzabwira umukunzi wa mbere yuko aryama akarara neza ndetse bugacya mu gitondo amerewe neza. Uzamubwira uti kimwe mu bigize ibihe nkunda buri munsi ni igihe nganira nawe ngana igitanda, urashimisha. Tudatinze twagiye ku cya 6 uzamubwira ngo nanga urunuka iyo uri kure yanjye, mpora mbara iminsi ntegereje kongera kukubona, gusa menya ko ngukunda iri joro. Icya 7 uzamubwira uti ndabizi ko uru rugendo ari rushya kuri twe, gusa tuzashima kuko ejo hazaza hatubikiye ibyiza byinshi, gusa ni wowe uzamura amarangamutima yanjye. Icya 8 uzamubwira uti ndyamye ntegereje gusinzira, gusa icyantwaye ibitekerezo ni uburyo nakugundira nkubonye. Ntabwo dutinda tugeze ku cya 9 uzamubwira ngo inzozi niyo mahirwe sigaranye yo kubasha kukubona,
gusa niyo mpamvu shenge nkunda kuryama buri joro nishimiye kongera kukubona. Ijambo rya 10 ari naryo dusorezaho uzabwira umukunzi wawe kugira ngo abashe kuba yamera neza cyangwa se abashe kuba yarara neza, kuko iri jambo ugomba kurimubwira mu gihe uzi neza ko agiye kuryama. Uzamubwira uti ndifuza ko wamenya ko ari wowe wenyine undi mu bwenge mbere y'uko ndyama, kandi ndifuza ko nakomeza kukubona na nyuma y'uko mbyutse. Ndagukunda. Shuti yanjye rero mukunzi mwiza wanjye, nzi neza yuko dukundana. Reka nkubwire ngo ikiganiro cy'uyu munsi nanga tugisoreje, ariko nkushishikariza kureba neza niba wamaze gukanda subscribe, niba uri mushyashya, ikindi niba utakanze like ukayikandaho, kugira ngo buri kiganiro gitambutse ngo ubasha kukibona kandi ukakibonera ku gihe. Wakoze rero, reka nkurarikire mu yindi video ikurikiraho, tuzavuga ku bindi bintu byinshi kandi bitangaje. Icyabakiza nuko igihe cyose wazajya uba uri tayari tukiganira ku bintu by'ubwenge, ku bintu byakomeza kutwubakira urukundo. Narababwiye ngo iri ni ishuri ryiza, buri munyeshuri yisangamo, nta minerivali asabwe usibye kuba waburangaha, ikindi ugakanda subscribe, ugakanda share, ukajyamo nakanda share kugira ngo bino biganiro n'abandi bantu babashe kubibona, kuko nzi neza yuko ntago ari we wenyine wifuza kugira ubumenyi. Utanze support rero ukabasha no kubigeza ku bandi, nabwo ni inkunga ikomeye cyane. Mwakoze cyane rero, Imana ibarinde, reka mbararike tuze gurira mu kindi kiganiro. Bye, ndabakunda cyane kandi byanyabyo.